ndi sekuru w'uyu mwana. Mu kanya yavugaga ati pasiteri yabyise iki, ati nanjye nabuze uko mbyita, kuva nijoro mu masaha ine mbimenye nabuze inyito yabyo. Ariko muri counseling nkeya nagiye nitoragurira kuko sinabyize mu ishuri icyo singa uriho ukibyakira, ariko ni nko gutapfuna, ubutapfuna buhoro buhoro wuza kugira ngo igihe kize kugera ubwonko bushobore kubyakira, umubiri ushobore kubyakira, noneho bigendemo neza. Kandi nzi yuko abenshi ari abo mu muryango wa Seka, ari umuryango mugari wacu, ari abo mu muryango wa Mama Shema, ari inshuti n'abavandimwe, nzi yuko namwe muri iyo shock. Rero nta kindi umuntu yavuga ku mugoroba nk'uyu nguyu uretse gusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga zo kubihagararamo neza, ubwenge bwacu buhe imbaraga zo kubyakira. Ariko muri ibyo byose, iyi nkuba yakubise nk'uko, ibyago umuntu yagira ni ukubura abamuhagarara iruhande. Rero iyo tubabona, twari turi hepfo hariya mu rugo nijoro, navuye mu masaha 9 n'igice, nakomezaga kubona abantu nkumva ndagira imbaraga. Na mu gitondo tuje twakomeje kubona abantu bikadutera imbaraga. Ariko muri ayo masaha 9 n'igice mva mu rugo hariya nsubira hano he Kabeza, nagiye ntekereza ibintu byinshi. Ngeze n'iwanjye ngo ngiye mu buriri, ntabwo nigeze nsinzira, nakomeje gutekereza ibintu byinshi. Ariko nk'umuntu wizera, hari icyanditswe cyanshubijemo imbaraga. Ngira ngo muri ubu buryo bwo kubaha ikaze nkibasomere, umuntu wese wumva acitse intege nibura cyongere kuba cyamwubaka nk'uko nanjye cyampayemo imbaraga. Zaburi 103 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16 haravuga ngo iby'umuntu iminsi ye imeze nk'iy'ubwatsi, nk'ururabyo rwo ku misozi niko ashisha, kuko umuyaga urunyuraho rugashira, ahantu harwo ntihazarumenya ukundi. Urumva, uwo ni Dawudi wari warabonye ibintu byinshi, wari waraciye mu bintu byinshi, gaining experience, agiye kuvuga ku buzima bw'umuntu, abugereranya n'urwo rurabo yuko rushisha mu mwanya mutoya, ariko mu wundi mwanya umuyaga warunyuraho rukaraba, ndetse naho rwari ruri ntihazongere kurwibuka ukundi. Nanone muri Zaburi ya 90 ni icyanditswe nasomye mu masaha 10 umurongo wa 12 hakavuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ibi bintu byabaye nanone twebwe hari ikindi kireyo cy'umuvandimwe wacu twari tumazemo icyumweru kirenga. Nijoro nageze mu rugo mva gushyingura Rusororo ari mu masaha 2, mu masaha 4 nibwo Mama Shema yambwiraga ibyo ngibyo. Ariko ibintu nakuyemo n'ibindi byose tumazemo iminsi, abazi umuryango wacu mugari ibintu twakomeje gucamo muri iyi minsi,
iryo ni ryo somo maze gukuramo, yuko ubuzima ari bugufi cyane. Ntabwo bugenderera ngo ufite imyaka 80, ntibugenderera ngo ufite imyaka 50, 60, ahubwo icyaduha Imana buri munsi wo kubaho kwacu tukawubaho nk'abatari burare muri iyi si, twitegurira gusangwa umuremyi wacu. Nibwo bwenge. Rero bavandimwe nshuti, inshingano bampaye kuri uyu mugoroba ziroroshye, ni ukugira ngo mbahe ikaze, kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze. Mu izina rero ry'umuryango wa Seka, mu izina ry'umuryango mugari wa sogokuru rwa Gasore, mu izina ry'uyu muryango twashatsemo tukabyarana aba bana n'uyu watashye, nagira ngo mwese mbashimire ko mwadutabaye. Mbashimire ko mwadutabaye, mukadufata mu mugongo, mukarushaho gutuma tugira imbaraga zo kubaho no guhangana n'ubuzima bushaririye cyane. Kandi si bwo bwa mbere mwabikora.